munyemerere rero twakire neza navuye irahira amapermansive. Itegeko nimero 27 ryo muri 2016 ivuga ku bijyanye n'imicungire y'umutungo w'abashyingiranwe Imana n'izunguru. Abashyingiranwe iyo bagiye kubana buri wese abayacungaga umutungo w'ubukwe n'undukwe afite ukuntu agakofi ke yakegeranyaga, agakonti kakaba kabarwaho wenyine, aho afite imitungo umwanditseho wenyine. Ariko iyo mugiye kubana muba mugiye gushinga ikintu kimeze nka kampani cyangwa koperative cyangwa se association cyangwa muba mugiye gukora umuryango umwe. Ni ngombwa yuko rero itegeko rigena uburyo mucunga umutungo wayo. Ryagennye rero uburyo butatu abashyingiranwe bagatoranyamo bumwe. Uburyo bwa mbere ni ivangamutungo rusange. Ivangamutungo rusange rigasobanura ko abashyingiranwe baba bemeye kuvanga umutungo wose bafite, yaba ari ukomoka ku bababyara, yaba ari impano bahabwa n'inshuti, yaba ari umwenda umwe muri bafite, yaba ari umurage buri wese azakura iwabo, yaba ari ibyo buri wese azazungura aho akomoka cyangwa ahandi. Ibyo byose biraza bikaba umutungo ukomatanije ukitwa umutungo w'urugo. Uburyo bwa kabiri bukaba ivangamutungo muhahano. Ivangamutungo muhahano rero ni amasezerano abashyingiranwe bagirana yo kuvanga umutungo uhereye umunsi babana. Ibya mbere yaho buri wese akagumya akabicunga uko. Umutungo muhahano rero batangira guhaha wa munsi batangiye kubana. Ibyo ngibyo bikaba byo byitwa ivangamutungo muhahano. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Ivanguramutungo risesuye rero niryo abashyingiranwe bahitamo ko bagiye kubana ariko imitungo ntaho ivangwa, buri wese agumana uwe, ukaba umubaruyeho n'undi ukamubarurwaho, maze bakemera uko bazajya bahuza ibitungo urugo. Bavuga bati mu kwezi tuzajya duhuza, umwe azajya azana undi azana ya, ku munsi nzajya ntangaya nawe utangaya, cyangwa se mu rugo jyewe nzishyurira abana bawe wishyura mituweli, nzajya mpaha wowe ukora ibi n'ibi gutyo. Ibyo ni byo bita ivanguramutungo risesuye. Hanyuma rero abashyingiranwe bagatoranyamo uburyo bumwe bubanogeye. Birumvikana mu gushyingirwa rero gusabwa n'ababisabye, ariko hashobora kuba impamvu zishobora gutuma bitambamira. Impamvu runaka ishobora gusabwa na babiri babishaka umwe uwundi, ariko abandi babireba bakabona ari impamvu zishobora gutuma iryo shyingirwa ridakwiye kubaho. Tambamira ishyingirwa bishobora gukorwa n'uwari wese ubifitemo inyungu cyangwa se inzego za leta. Gutambamira ishyingirwa bishobora kuba mu nyandiko cyangwa se kubivuga mu ruhame, abashinzwe kubigenzura bakareba ko ari byo koko. Izi mpamvu zishobora gutuma habaho itambamira ry'ishyingirwa igeze kuzivuga hirya iriya, sibyo? Karamuka Jacques urahari? Yego, zinyuriremo impamvu zishobora gutuma habaho itambamira. Twazivuze mu itegeko zituma ishyingirwa ritaba. Ababujijwe bafite imizero yo gushyingirana n'aba ushobora kuba bafitanye isano itagejeje ku gisanira cya 7, yaba mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Kuba taruzuza imyaka 21 y'ubukure, kuba ishyingirwa rigiye gukorwa ritari sebukwe cyangwa nyirabukwe, cyangwa bakaba badakomoka ku mubyeyi umwe cyangwa se uwababereye umubyeyi kubw'amategeko. Ni byinshi. Kuba hari ayandi masezerano yigeze akorwa, ushobora kuza umuntu akavuga ati ariko buriya Karamuka na Josiane, buriya Josiane wicariye hariya afite andi masezerano yagiranye n'undi mugabo mu karere ka Rulindo. Amasezerano aracyaryamye mu biro by'irangamimerere, nta kintu kigeze kiyavana. Aya kabiri ntiyemewe. Icyo gihe rero abantu bakabigenzura bagahita bagiye Rulindo bakareba, bakajya no muri systeme bagasanga
nta rukiko rwigeze rubatandukanye. Bagahita bababwira bati Diane rero ntabwo bikunda, ajya mu rugo rwawe ubanza utunganye ibihari, numara kubitunganya uzabone gutekereza gukora ayandi masezerano. Aya mbere aracyazitiye, aya kabiri sibyo? Cyangwa hakabaho kuvuga ngo uyu muntu witwa Clementina yabereye nyirabukwe Habineza, ntabwo bemerewe gushyingiranwa. Iyo Clementina ni uwo n'ibindi. Tujya tubona rero abantu bajya gutambamira ishyingirwa, usanga ari bande ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe tujya tugirira impuhwe cyane, usanga ari bande umugore yatambamiye ishyingirwa aha umugabo agiye gushyingirwa bigenda gutya, ni bande? Usanga bimeze gute? Biba byaturutse kuki? Burya biriya mubona akenshi uzasanga ari umugore uzanye abana batatu, kanaka agiye gusezerana kandi twarabyaranye, twarabanye imyaka 10 bitanye n'abana, arabantanye, aragiye. Ariko ugategereza ko kubwira ati mfitanye nawe amasezerano umuregeye n'uyu ataraseswa, ukabibura. Sibyo? Akenshi siko biba bimeze. Akenshi si abantu baba baragiye babana igihe kirekire biyumvikaniye, bamara guharurukana umwe akavamo akajya kwikorera amasezerano noneho yemewe n'amategeko. Akenshi si cyo kigaragara. Buriya rero umwana aba yapfuye mu iterura. Haba habanje iki? Haba habanje kwica amategeko mbonezamubano avuga ko ugushyingirwa gukozwe n'umugabo umwe n'umugore umwe imbere y'amategeko, imbere y'umwanditsi w'irangamimerere, imbere y'ubutegetsi bwite bwa leta, ariyo masezerano yemewe n'amategeko. Hanyuma ukayarengaho ntuyubahirize, wamara kuyica, iyo yamara akemera agapfa mukayakandagira, ariko nyuma y'igihe ukazakenera ko akurengera kandi warayakandagira. Murumva nta kibazo kirimo? Kaza wiruka ngo nimundengere mu mategeko, ngo nandengere, ngo narengere abana mu b'igihugu. Abana b'igihugu ntibakwiye kuvuka bigiranije n'amategeko, bakwiye kuba bavuka ku bantu bashyingiranywe, kuko twabonye ko iyo abantu bashyingiranywe aribwo itegeko rigena uko abashyingiranywe barera babakomoka. Twabibonye hano mu itegeko, bafite inshingano yo kurera ababakomokaho bumwe. Kandi niyo bananiranywe hakabaho gutandukana, itegeko rihita rigena uko babana bakomoka ku batandukanye bagomba kugira gute. Nta hantu na hamwe urukiko ruravuga ngo kanaka amasezerano bari bafitanye arasheshwe ngo barekera. Bahita bavuga ngo abana bafitanye bazaherera kuri uru ruhande, hanyuma kanaka utabajyanye azajya atanga ibimeze gutya kutunga abana. Ariko bene uri udateganywa n'amategeko ni wa wundi uza mu ruhame akagira gute, agatakamba ariko yayobye inzira, yishe amategeko mbere ayoba inzira. Hari abajya batubwira ngo ese ubundi abasezeranye nibo babanye neza, babana neza, baba bariho mu buryo buteganywa. None se abatarashyingiranywe, none iyo babanye nabi noneho nta n'amategeko abarengera, noneho bo bigenda bite? Ubwo byo biba bimeze gute? Byo bita too much. Ni hahandi muzabona yuko ibibazo byabo byose babibwira inzira, bakabigira umunsi n'umugenzi, bakiruka batangatanga aho bitari gushoboka. Mu by'ukuri rero biriya ntibiba bikwiye. Abantu baba bakwiye kubana byemewe n'amategeko. Mbere y'uko umuntu akubwira ngo ngwino twibanire ngo nitubona bikunze ngo tuzasezerana, oya, ahubwo tubanze dusezerane, tubane, nitugira n'ibyago ntibikunde tuzatandukana, ariko nk'uko amategeko abiteganya. Hari umuntu waba ufite ikibazo ngo kituma abantu badashyingirwa bari hano?
hari uwaba afite impamvu? Yego. Hari uwaba afite impamvu? Uyifite azamura akaboko. Ntawe uhari kandi nta no kuhaba utabonetse uyu munsi n'ikindi gihe ntazaba. Murakoze rero. Ni byiza rero ko bagiye gushyingiranwa babanza kwigishwa bakamenya amategeko abarengera igihe iyo bashyingiranwa bitagenze neza. Murimo muranyumva? Igihe abashyingiranwa bitagenze neza, ayo mategeko arimo ingingo nyinshi zibarengera. Ni byiza rero gusezerana munyuze imbere y'ubuyobozi, kuko iyo mudasezeranye munyuze imbere y'ubuyobozi mugapfa kwigendera mukabana, iyo mugiye gutandukana mubana mu buryo butemewe n'amategeko, iyo mutabashije kumvikana mukaza imbere y'ubuyobozi kugira ngo tubashe kuvuga ngo umwe natandukane n'undi, cyangwa se ngo tubagire inama zo kujya mu rukiko, biragorana. Ukuntu bigorana, muba mwarahuye mwihuje, imitungo yanyu ntabwo uko mwayihuje ntituba tubizi, ariko hano ubu biragaragara yuko mwasezeranye ivangamutungo cyangwa se mukabuvangura nk'uko amategeko abiteganya. Ariko iyo mwihuje ntabwo bikunda, ntabwo ubuyobozi bumenya cyangwa se urukiko ntirumenya ibyo umwe yahuye n'undi afite. Umwe aravuga ati ntacyo wazanye, undi ati twarabishakanye, ugasanga turi gukoresha kimeza, turi gupinza, tukavuga tuti ibyo ari byo byose amaze imyaka ibiri, amaze igihe runaka, yabona ibi. Ariko ubu mwasezeranye, uburyo mwasezeranye nibwo bugomba gukurikizwa n'amategeko. Ni byiza cyane rero kuza imbere y'amategeko, kuko iyo mudashoboye kumvikana nta makimbirane abamo, birangizwa kurikije itegeko. Ntabwo ari byo rero mbifurije bageni beza, mbifurije kuzabana neza kandi mukazabana akaramata, mugatandukanywa n'urupfu, kuko iyo mugiye kubirahira mubivuga. Yewe ntako nagize Florence, umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Nyakabanda, maze kumva amasezerano ya Habineza Janvier na Irakarama Clementine bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashyingiranwe nk'uko amategeko abiteganya.
ngashimira rero n'umuryango wa Gahunga Sylvestre duhagaze hano mu izina rye, niwe musaza watubyaye, ni Gahunga Sylvestre, akaba yari umuntu w'umugabo wadutoje umuco wo kubana. Ni nayo mpamvu ubona imiryango igikundanye kandi kibanye, ni umuco dukura ku babyeyi bacu. Burya umubyeyi wawe, ibyiza by'umubyeyi wawe, uko umwaka ugenda wiyongera ku myaka ufite, niho ugenda uha agaciro umubyeyi wawe, yaba ariho cyangwa atakiriho. Uko wiyongera mu myaka, uko ugenda ukura, niko ugenda wumva umwumva, niko imbaraga ugenda uzumva, kandi mbere ntazo wabonaga. Ubu izo mbonamo mfite iyi myaka, ubu mu minsi iri imbere Imana ingiriye ubuntu, nkagera kuri 50, nkagera kuri 60, nzaba nyumva imbaraga za papa na mama. Uzumva uko ugenda ukura, niko ugenda ubyumva. Rero Imana izadufashe kurama kugira ngo tugende twumva ibyiza by'ababyeyi bacu, baba bakiriho cyangwa batakiriho. Ntibakiriho ariko barabizi. When you have a hard time, when you have a moment which are like this, sharing something to drink, a moment which are for fun and for joy, she always be there. It's our family. That's why we call it together. Boss, I was saying thank you so much to be here, and thanks so much to working together with you. It's the blessing. Twazanye na madamu fata neza, arishima, aravuga ngo ntabwo yaheruka kubona umunyarwanda ushobora kwakira umuntu donc mu buryo bwa kinyarwanda. Rero tugeze mu rugo arambwira ati ariko rero ati uriya Shafi ntabwo twamuhamagara kuri telefone ngo tumubwire ngo thank you gusa ntibihagije. Aravuga ati tugomba kuzamuha inka mu muco wa kinyarwanda. Umuco wa kinyarwanda rero niko bigenda, inka twarayemeye buriya soon cyangwa se vuba inka tuzayipresenta. Nako ka information nagira ngo ucishemo na ubundi ibindi ni ibyacu. You can't feel, you tell me to leave you alone, but I can't stay away. I know I should let you go.